tugiye kuganira ukuntu wakorera amafaranga nta gishoro gihagije ufite. Murabizi muri no minsi bigoye cyane cyane mu rubyiruko, barakubwira bati akazi karabuze, kandi kuko nibyo, ati igishoro nta gishoro, ugasanga kuko ku ruhande rumwe biranumvikana. Ariko ndagira ngo mubwire yuko hari igihe akazi kaba kakwegereye ariko utabasha guhita ubivumbura ngo ubibone ko bihari ibyo bintu. Urugero, ngewe njya kwiga solfège, nagiye kubera kubikunda, ntabwo nabikoze ngamije kuzabura amafaranga, nubwo nyuma naje kuri experience maze kubona naje gusanga birimo amafaranga. Niyo mpamvu nawe ngiye nkwifuriza ko niba uri hafi wakwegera hino tukabiganiraho, ndetse byaba na byiza ukabasha nawe kwiga kuri solfège. Amafaranga wenda hano muri kuvuga kuri YouTube nibyo, wenda waguze mega zawe ushobora kuza ukiga, ni byiza, ariko abantu tuba turi kumwana mu ishuri ntabwo bigira ku buntu, baranyishyura. Ikindi, abantu bajya kwigisha solfège cyangwa se abantu abafite amakorari akenera kwigishwa indirimbo zanditse ku manota, mwebwe murabizi ukuntu ibyo bintu abarimo babyo kubabona biba bigoye, nabibura pe, kuko sinzi niba wenda ari uko abantu bataramenyera kwiga solfège cyangwa se wenda niba ari uko ikomera nk'uko bamwe babivuga, uretse ko atari byo, iyo wabyitayeho iroroshye. Sinzi impamvu bakunda kuba bake, ariko ndagira ngo mubwire yuko wabyize ukabisobanukirwa neza, ukumva wizeye kuri solfège, ni ibintu bishobora kukubyarira amafaranga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nawe utari wapaze. Iyo ni experience ngusangije. Niba rero mbona nabivuze muri video zabanje, ugende wandike ibyiza 5 cyangwa se impamvu 5 zatuma wiga solfège. Icyo nacyo nakigarutseho cy'amafaranga, nuko ari ibintu maze kubona aho mbigereyemo. Nawe rero niba wumva waba ufite akanya kawe ariko udafite igishoro gihagije, ushobora kwegera hino tugafatikanya kuba wabasha kugira ubumenyi ugira kuri solfège, ndetse bikazaba byazaguha umusaruro ukazabibona nyuma. Uyu munsi abantu twatangiranye mu byibuke tugeze ku ntambwe ya 4. Nababwiye yuko muri muzika habamo intambwe 4 zibanziriza izindi, mu gifaransa bazita 4 étapes préparatoires. Izo ntambwe uyu munsi nibwo tugiye gusoza iya 4. Nsubiye inyuma gato ku bantu tutatangiranye, ariko wenda nabo twatangiranye nawe yabyumva kurushaho, uretse ko umuntu tutatangiranye yaba byiza arebye izo ntambwe 3 tutabo yaba atarabonye. Ariko reka tuzivugeho. Intambwe ya mbere twabonye yari do mi sol, nuvuga ngo yari do mi sol, zari intambwe yari amanota 3 aba mu ntambwe ya mbere. Niko bigenda iyo uri kwiga bwa mbere kiri umutangizi. Ubwo bari do iyi ngiyi na mi iyi ngiyi na sol. Icyo gihe twafashe imyitozo igaruka kuri ayo manota 3 yonyine babwiye, kuko iyo uri gutangira bisaba ufate make bizagende bizamuka ubimenye kurushaho. Iryo somo twararikoze, mwararibonye, ndumva mubyibuka. Intambwe ya 2 muri muzika twafashe do re mi fa sol. Twanabikozaho n'akaririmbo, ngira ngo murabyibuka abantu twatangiranye. Nuvuga ngo twafashe do re mi fa sol, tugarukira aha ngaha dukora imyitozo igenda igaruka kuri aya manota yonyine, kugira ngo ubanze wumve neza uburyo asona, uzabone kongeraho ibindi. Ibyo akaririmbo twakoze muri buguru twagasorofeye dukoresheje aya manota. Mu ntambwe ya 3 ariyo twaherukaga kwiga ubushize, twize do re mi fa sol la si, twongeraho ni do yo hejuru. Ubwo ni amanota 8 twakoze mu ntambwe ya 3. Ariko bitandukane, abantu bataza kugira urujijo. Hari umuntu ujya umbwira ngo ko mutubwira ngo amanota 7 muri muzika abaho, ngo nasoma nkasanga no 8. Uwo muntu ndagira ngo musubize nona. Iyo uvuze iringiri 1 2 3 4 5 6 7 koko urabara ugasanga no 8. Ariko ndagira ngo mbibutse ko agarukira hano kuri si. Ni do re mi fa sol la si. Iyo uvuze iringiri ngo do, ubufasha urundi rwego rw'amanota. Bisa nkaho ugiye kuvuga ngo, bisa nkaho wavuga ngo do re mi fa sol la si, do re mi fa, ukongera ukazamuka. Ni inzego z'amanota, ariko iri ni rya nota riba rigarutse.
ubwo amanota nangahe ni 7 tubyumvikaneho. Ariko mu ntambwe ya gatatu nyine twafashe aya manota twongeraho n'iri kugira ngo twumve neza uburyo ki imyitozo yacu iri bugende isona, kandi mwibuke ko nabwo twabikozeho akaririmbo kugira ngo tuyumve neza. Ubundi biba byiza iyo buri ntambwe tugiye tuyikoraho akaririmbo, kandi twarabigerageje mwarabibonye abantu twatangiranye. Uyu munsi tugiye kwiga intambwe ya 4 nk'uko nabibabwiye, tukaba dusoje ibintu by'intambwe tugiye mu kindi cyiciro bita intera. Mu bitandukanye hari intambwe hakaba n'intera. Intambwe mu gifaransa nizo bita etape nyine, 4 étapes préparatoires, ni intambwe enye zibanziriza izindi. None tuzaba tugiye muri intera mu byo bita mu gifaransa les intervalles. Intervalles tuzazibona ni umwanya uri hagati y'inota n'irindi, uburyo ki ugenda ugataruka ukagerayo kandi utishe uburyo inota risona. Ibyo tuzareba uko reka tubanze twumve neza iyi ntambwe tugezeho. Okay, intambwe rero ya 4 ariyo ntambwe zisoreza zose bayikora gute, cyangwa se bigizwe na yahe manota? Ibigizwe n'amanota 11. Ni ukuvuga ngo uvuga si yo hasi. Mbibutse ko yivuze ngo iyo wazamutse ngo do re mi fa so gutya na si do, ushobora no kumanuka do re mi fa so la si do si la so gutya. No, nangije do si la so fa mi re do si la so kugira kumanuka gutya nimba ntuzamuka. Ni ukuvuga ngo icyo nishatse kukwereka kugira ngo nkwereke ko hano hasi haba hari si, hano hashobora kuba ra so fa mi, kwa kundi n'ubundi nkuko hano bimeze. Ni inzego z'amanota. Niyo mpamvu haciyemo na kano karongo. Aka karongo ndaje babwira icyo kavuze, ariko nahita bibabwira nonaha. Ni ngo n'undi murongo wa porute nk'uko iyi ngiyi imeze tuba tugiye guca hano hepfo. Tuba dushobora kongera guca indi mirongo 5, ariko n'ubundi bihari itagaragara. Niyo mpamvu hano baba bashyizeho akamenyetso kabikwereka. Uyu murongo inota riri munsi yawo rihinduka si, kubera ko iri ngiri riwurimo ari do. Nicyo kimwe na hano. Niba iri nota ari re, iyi igomba kuba do. Uyu murongo inota rigiye munsi y'uwo murongo riba rikurikiranye n'iryaribanjirije. Ndumva byumvikana. Reka noneho mbabwiye icyo tugiye gukora aha ngaha. Okay, ubwo nuvuga ngo turavuga tugiye kongeraho si na re na mi. Naya ngaya nakoresheje irindi bara kugira ngo muhite mubona amanota yongereho ayariyo. Nuvuga ngo ni iyi si, ni iyi re, ni iyi mi. Ubundi tukaba turangije intambwe. Reka noneho tugerageze kubikora hano mu myitozo, birahita biguhesha uburyo ki ubonye n'andi manota atarayangaye, kuko ni amanota menshi abanyuranye, ariko bisobanuye ko wowe nuhura n'amanota uzabasha kuyasoma bigendanye n'uko ibi bintu uzaba wamaze kubyumva neza. Tuzahita rero tujya muri interval nk'uko nabibabwiye. Nababwiye yuko turacyari mu gipimo cya kangahe cya 2 kuri 4. Mezire ya 2 kuri 4 iterwa ngo tan 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 tan. Nuvuga ngo iyo manuye hano uranazamuka ukabona kwimuka, kubera yuko aha ngaha iyi ngiyi ni branche ni kano kadasiribanze. Utu dusiribanze batwita noir. Branche rero bayitera ngo tan tan. Wagira hano kuri noir ugatera noir mumanura, indi noir ukayitera uzamuka, kubera yuko izi noir ebyiri ziba muri branche imwe. Ibyo twarabisobanuye, ndizera ko abantu twatangiranye mu byibuka. Reka noneho tugerageza gufata aya manota twongeraho iyi re na mi nk'uko twabibonye, twongeraho n'iyi si zo hasi. Do re mi do re do re do se ra so do se ra so fa so ra so fa mi do si do si do. Nuko ngo nuvuga ngo wowe ikintu ugenzura iyo ukora ino myitozo, ucunga ko nugera aha ngaha hameze gutya uratera kabiri ukabona kwimuka. Wagera kuri tuno dusiribanze ukajya kamwe kamanuka, akandi uhita ukazamuka wikomereza. Niryo banga, ariko noneho ukongera ukanibuka neza uko amanota asona. Ariko ibyo twavuze ngo uramutse utazi ngo do re do
ibyo ngibyo ugomba kuba ubyibuka neza. Warayivuga re mi ukongera hano hejuru do si yo hasi. Ibyo bintu kubizirikana. Niho rero hahandi nabwo ugenda ubimenyera no ukayasona ugenda umeze ukurikiza uko hangaho wabyize, uko hano wabyimenyereje. Niyo mpamvu iyi porute nanga buri gihe kuyikuraho kugira ngo mubanze abantu babanze babyibuke. Do re mi do re do si la so do si la so fa so la so fa mi do si do. Nuko nguko ntabwo nshaka isomo riba rirerire, iyi myitozo ugende uyisubirishamo kugira ngo ubimetirize ubutaha tuzajye kuri interval nta kibazo na kimwe dufite hano ku bintu by'intambwe. Niryo somo tuziga ubutaha. Ndabashimiye, ngewe nitwa Haragirimana Theophile, iyi channel yitwa Ndabakunda TV. Ndashimira umuntu mwese, abantu mwese mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel, muri inshuti zanjye murabizi ndabakunda cyane. Umuntu utarakora subscribe ashobora kuba yayikora kugira ngo ibyo nibabwiye bindi nabyo ajye abasha kubibona. Abantu mwandika comment ndabashimira cyane kubera ko ndabakunda kandi murabizi ko njye mbasubiza. Niyo mbashije ikibazo nkabona ari cyo nahita mvuga live ku kanya mu isomo rikurikiyeho mpita nkigusubiza, nangwa nkahita nkwandikira nkaguha igisubiza ku kanya bitewe n'ikintu umbajije. Ariko hari n'abatwandikira comment wenda ashaka nko kumbwira ko ankurikira, icyo wakwandika cyose muri njyewe, kuri njyewe nta kibazo. Message zose mwandika ziha agaciro. Ciao ciao, turi kumwe.